Yesu ashimwe cyane, ndabashuhuje bene data ho muri hose. Amazina yanjye nitwa Kamashazi Hope. Ndashima Imana yuko uyu munsi Imana inyemereye kugira icyo mvugira imbere y'ubwoko bw'Imana. Ndabiza aho uri hose urimo gukurikirana kandi urahabwa umugisha kubw'ijambo ry'Imana. Iki gitondo nagiriwe neza kugira ngo tuganire ku magambo y'Imana, Imana yamaye. Ni umugisha udasanzwe rero, ni ubuntu budasanzwe kuko ijambo ry'Imana avuga ngo abagabura iby'Imana ni mugira umwete. Ma umugisha reko nanjye ndi muzima mu kuko abazima nawe uhuri kandi ukaba uri muzima. Iki gitondo ndashimira Imana kubw'ubuntu bwayo. Ntabwo ari njye, ntabwo ari wowe, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Kandi nta kindi yadushigarije no kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nk'uko icyuma gityaza ikindi niko umuntu atyaza mugenzi we. Nyemerera aka kanya Imana idutyaze mu ijambo ryayo. Imana yamaye umugisha wo kugira ngo nyivugire kandi ivuge ubwiza bwayo no kugira neza kwayo. Aka kanya rero nifuje yuko twaganira ku ijambo ry'Imana rivuga ko Imana ikuzi. Imana irakuzi, Imana iraguhamagaye, Imana niyo yagutoranije. Wambaza uti se Imana inzite n'ibyo nyuramo n'umubabaro mfite n'agahinda afite n'amarira ndimo kurira n'ibintu nyuramo nafite epfo na ruguru nafite uwamfasha n'uwanabara, ariko nkuzanira ijambo rivuga ngo Imana irakuzi. Ibyo nyuramo byose Imana irakuzi, byaba bikomeye byaba byoroshye, Uwiteka Imana Nyiringabo irakuzi. Kubera iki ikuzi? Nuko hari icyo yagushigarije. Hari amagambo amwe Paulo yabwiye umukozi w'Imana, aramubwira ati erega icyatumye ngusiga ikereti nta kindi no kugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Nawe ndagira ngo ngusabe usubize amaso inyuma. Muva indimwe muri bangahe mu muryango w'iwanyu? Abana, abavandimwe abo mwakuranye aho wakuriye aho ukorera. Ni kubera iki Imana yagushugaje? Kuki wowe ukiriho buri munsi? Abaturanyi bawe barataha buri munsi ubibona. Abo mukorana bagenda buri munsi ubabona. Abo muvindimwe nuko papa we na mama wawe bakubyara muri abana bangahe? Kuki wowe ari wowe uriho uyu munsi? Nukuvuga ngo Imana irakuzi, gufiteho umugambi kandi gufiteho ubushobozi. Ndagira ngo usobanukirwe neza umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Niyo mpamvu nkuzana ijambo rivuga ngo Imana irakuzi. Ndagira ngo dusome amagambo y'Imana, sinshaka kujya kure. Ndagira ngo usobanure uburyo Imana ikuzi, utitaye ku by'inyuramo, utitaye ku byubona, utitaye ku byo ureba, utitaye ku byo ubona bitameze neza. Ibyo nabyo Imana irabizi, ariko mbere yo kubimenya ni wowe izi. Kubera yuko itakumenya, itaguhagararaho, itakurinda, ibyo byose nabyo ntago byakabaye biboneka, ariko urabibona kubera yuko uriho. Kuko ijambo ry'Imana avuga ngo uwapfuye abagiye hatagishobora gutekereza, aba yagiye hatagishobora kugira umugambi, hatagishobora kujya inama, hatagishobora kugira projet runaka yashinga, hatagishobora kugira ikindi kintu cyose yatekereza cyangwa se ngo apange. Uwapfuye aba yageze hasinzira, ariko we ni kubera iki uri muzima uyu munsi. Ndagira ngo ubwire rero ijambo rivuga ngo Imana irakuzi. Hari igihe kimwe ijambo ry'Imana ryasanze umugaragu w'Imana Yeremiya, iramubwira ngo ndakuzi, ndakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko, naragutoranije. Ni amagambo akomeye cyane, ni amagambo akomeye cyane. Ukavuga ngo ni gute Imana yakumenya ukiri urusoro mu nda ya nyoko? Ni urugero nshaka ko guha rutari kure. Mama wawe yatwise inda nyinshi wenda hari zivamo, ariko iwawe ibaho. Iyawe inda yawe ibaho, irakura kuva mu kwezi kumwe, kuva ku munsi agusama kugeza amezi 9, bigeza umwaka, bigeza ryari uravuka. Ubu mwana uri muzima, ngana nkuko ngana ukunguko, uri umugabo mukuru, uri umugore mukuru. Aho ugeze ikigero cyose kiriho nuko Imana yakurinze. Ijambo ry'Imana ryasanze Yeremiya, niho nshaka kugira ngo dusome. Nagira ngo ngusobanurire uburyo Imana ikuzi, nubwo binyuramo, nubwo bicamo, ariko irakuzi, ariko niyo yaguhamagaye, ariko niyo yakurinze. Nubwo binyuramo ntacyo bitwaye, ibyo nabyo irabizi, ibyo urwana nabyo irabizi, ibyo yaguhamagarira irabizi, ariko Imana irakuzi. Irakuzi kandi gufiteho umugambi mwiza, igugambiriye kugukorera ikintu cyiza. Ndagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana muri Yeremiya igice cya mbere. Hari amagambo ajya nezeza umutima wanjye. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo njya kuvuga ijambo ry'Imana, ubwanjye nanjye ndabanza nkagigishwa, nkarifashwaho cyane. Niyo nagera ahantu nanjye numva nacitse intege, nongera ngasoma aya magambo. Aya magambo ni amagambo y'ubuzima bwanjye. Ngiye kuguha ubutunzi njyanana nabwo, ngiye kuguha ubutunzi bumfasha, bunkomeza mu rugendo rw'agakiza, ubutunzi bwabanye nanjye bukomerana nanjye. Amagambo Imana yankomeresheje kuva ngihamagarwa, nasanze ari umuhamagaro ukomeye cyane ku buzima bw'umwana w'umuntu. Iyo yemereye Imana kugira ngo imuhamagare, iyo wemereye Imana kugira ngo igukoreshe, iyo wemereye Imana kugira ngo ikugirire neza ku mugambi wawe, kugira ngo usoze ku buzima bwawe. Nyuma rero dusome aya magambo, Yeremiya igice cya mbere.
igihe kimwe Imana isanga umugaragu wa Yeremiya yari mu muryango, Imana yamuganijeho ku ngoma y'umwami umwe Yowasi, irongera imuganirizaho ku yandi magambo nanone ku ngoma y'undi umwami. Ni amagambo yagiye amugarukaho nk'uko Imana ijya kugarukaho. Ubu hari ibintu Imana ijya kuganiriza ikabikubwira, iyo chapter ikarangira ukagira ngo yabivuyeho, ikongera ikagaruka ku ngoma ya runaka, ikongera ikakubwira, igatuma umuhanuzi runaka akakubwira hari iki Imana gushaka, hari ibyo ishaka kugukoresha. Ituma abahanuzi batandukanye, ujya mu butayu Imana ikagusanga, ujya mu gusenga Imana ikagusanga, ujya mu nzozi, kuko ijambo rye riravuga muri Yakobo ngo Imana yacu ni Imana ivuga mu bitandukanye, ivuga mu buhanuzi, ivuga mu ijambo ryayo, ivuga mu nzozi, n'Imana ivuga mu bitandukanye. Ujya mu butayu ikagusanga, ikakubwira icyo gushaka n'umugambi wayo. Ni ukuvuga ngo iracyakuzi, icyo yakuremeye kiracyahari kandi iracyagishoboye kugikora. Iramusanga rero, imusanga ku ngoma y'umwami umwe, irongera imusanga ku ngoma y'umwami wa kabiri, irongera imusanga ku ngoma y'umwami Yowasi. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Mwene data unkurikiranye, ni kanga Imana rero wowe gusanze, iramusanga iramubwira ngo ariko ku murongo hano wa 4 niho nshaka, ntago nshaka kugira ngo dutinde kubera yuko ndabizi ubutumwa nanone abantu bavugiye muri byinshi. Ndagira ngo duhere ku murongo wa 4, duhere ku murongo wa 4, ariko nusoma uturuka hejuru, avuga ngo Imana ihamagara Yeremiya ubuhanuzi, Imana ihamagara Yeremiya kumugirira neza. Yabimuhamagaye, umuhamagaro wa Yeremiya wari umuhamagaro w'ubuhanuzi. Wowe rero wahamagariwe iki? Nge nahamagariwe kuvuga ubutumwa n'izindi Imana yankoresha. Wowe wahamagariwe iki mwene data? Ndagira ngo rero wongere wisuzume kandi utekereze umuhamagaro ni uwuhe. Ntago mvuga wa muhamagaro wo kwigana, ntago mvuga wa muhamagaro wo kureba ku bandi, ntago mvuga wa muhamagaro wo kuvuga ngo runaka arasenga nanjye nasenga. Oya, umuhamagaro wawe ni uwuhe? Ariko nubwo Imana iguhamagara gukora umurimo, ijambo ryanjye wibuka ko kuvuga ngo nshaka kubwira ngo irakuzi. Imana irakuzi mwene data, niyo mpamvu ishaka kugukoresha mu buryo runaka, niyo mpamvu ishaka kugukoresha mu buryo utazi. Ariko Yeremiya w'Imana yamuhamagariye ubuhanuzi. Imana ihamagara Yeremiya mu buryo bw'umuhanuzi. We yamuhamagariye kuba umuhanuzi. Umuhanuzi kirero, umuhanuzi w'amahanga, umuhanuzi uzahanurira amahanga, umuhanuzi uzahanura ubuzima bwe, umuhanuzi uzahanura umuryango we, umuhanuzi uzahanurira inzu ye. Yeremiya Imana yamuhamagariye kuba umuhanuzi w'amahanga. Imana iramubwira uhereye ku murongo wa 4, ariko yagiye imusanga mu byiciro. Nicyo nshaka kukubwira, ni ibyiciro bingahe Imana igushaka, Imana ikubwira, ikakubwira umugambi wawe n'umuhamagaro wawe. Niki Imana ishaka gukora ku buzima bwawe? Ese wigeze usobanukirwa? Yego, Imana irakuzi, iragusobanukiwe, ariko niki ishaka gukora ku buzima bwawe? Wigeze ugisobanukirwa? Ndagira ngo turebera hamwe rero ijambo ry'Imana. Imana igufasha uhumuke, Imana igufasha uhumuke umenye umugambi w'Imana. Ibyo bituma udahuzagurika. Niba uri umuhanuzi wikwivanga mu bindi, niba uri umusenzi, nibyo ngibyo uburyo Imana ishaka kugukoresha kose uyemerera. Ariko ndagira ngo ubwire ngo irakuzi. Imana irakuzi, ntaho ushobora kuyikwepera rero, ntaho ushobora kuyicangira, ntaho ushobora, ishaka kugukoresha. Nyemerera rero, nubwo turi mu bihe bitoroshye nk'abanyarwanda, nubwo turi mu bihe bitoroshye nk'isi yose, nubwo turi mu bihe bicecetse, itoro ntago duterana, yego, ariko ntago bikuza guterana nk'umwana w'Imana. Haleluya. Amateraniro ufite aho ngaho, wasobanukiwe neza umugambi w'Imana? Ese ibi nabyo wamenye neza umugambi w'Imana ku buzima bwawe? Imana ishobora kuba yarabyemeye kugira ngo igire ikindi yakora muri wowe. Umuryango wawe ni gute Imana ibanye nawe? Imana ikugiriye neza gute? Igukoresheje mu buhe buryo? Yeremiya w'Imana yamuhamagariye kuba umuhanuzi w'amahanga. Haleluya. Imana yamuhamagariye kuba umuhanuzi w'amahanga kugira ngo arandure. Reka ne kuramburana dusome ijambo ry'Imana. Gusa ndabivugaho umva nakomeza byago, sinzi ukuntu byagutse muri genda. Ndagira ngo umwuka w'Imana bitazure muri wowe, umwuka w'Imana bitazure muri wowe. Icyo Imana yavuganye nawe wagiye kanyarira bivuga, ujya kizabonera bivuga, ijya mu butayu Imana irakubwira umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe ni uwuhe. Yeremiya we rawusobanukira. Ijambo ry'Imana avuze ngo Imana ihamagara Yeremiya ubuhanuzi. Ariko ibyo bimubwiye mu byiciro bitandukanye. Kaduhere ku murongo wa 4. Ku murongo wa 4 aravuga ngo nuko ijambo ry'Imana rinzaho riti nakumenya narakurema mu nda. Nuko ijambo ry'Imana rinzaho riti nakumenya narakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ndavuga ni nyamuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga. Haleluya. Dore sinzi kuvuga, ndi umwana ariko Uwiteka. Ku murongo wa 8. Yesu ashimwe cyane. Mwene data ufite aho ngaho akanya, ufite telefone, ufite Bibiliya muri telefone, urayifite wenda hano runaka, ndagira ngo usome aya magambo umwuka w'Imana
awutazure muri wowe, akubwire ijambo ry'Imana ryasanze Yeremiya aramubwira ngo narakumenye Yeremiya we, nyamara nibwo uri muri ibi ngibi, nyamara nubwo wibona uko utibona, nyamara nubwo ubona uri muri ibintu runaka ntazi nawe ibyo urimo, nyamara nubwo uwicishije make, ariko ndagushaka kugira ngo hanurire ubwoko bw'Imana. Haleluya. Ndagira ngo fata ijambo ry'Imana nawe usome. Imana iramubwira iti nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho, we yarabyivugiraga, niwe wabyivugiraga. Yeremiya niwe wivugiraga aya magambo y'Imana. Aravuga ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko. Haleluya. Imana irakuzi rero. Nanjye ndagira ngo ngo Imana irakuzi. Imana irakuzi ibyo urimo, Imana irakuzi urugendo wanyuzemo, Imana irakuzi uburyo yagombaga kuguhamagara. Ushobora kuba wabaye wa mbere mu by'agakiza, ushobora kuba wabaye isoko y'umuryango wawe, ushobora kuba warabaye Debora, ushobora kuba warabaye umuntu uhagarara mu gihugu cye nawe, ariko Imana yari ibizi. Ndagira ngo ubwire ngo nawe ngo Imana irakuzi, utitaye ku by'inyuramo, utitaye ku rugamba wawe unyuramo, utitaye ku ntambara wawe urwana, utitaye ku muhamagaro wo muto wawe ubona nkaho utagaragara, utanaboneka. Birashoboka no mu itorero aho usengera kuba utaboneka, birashoboka n'abavandimwe kuba batawusobanukiwe, birashoboka n'abaturanyi ntabwo bawuzi, kuko Imana niyo yaguhamagaye. Ariko uyu mugabo w'Imana niwe wiyaturiye amagambo, aravuga ngo Imana yaransanze iranganiriza. Haleluya. Imana yaramusanze iramuganiriza. Reka umwuka w'Imana nawe agusange. Imana ngira musangira muganiriza, amubwira iti narakumenye ndakweza ukiri urusoro mu nda ya nyoko. Imana rero niyo yashimye kumera uko nguko, Imana niyo yashimye guhamagara uko nguko. Niba umuvuga butumwa hagarara, ntabwo byoroshye muri iki gihe, ariko Imana irabizi umuhamagaro ufite. Hari ibyo Imana yakubwira nukabona yuko bigiye gupfira ahantu, oya ntabwo bizapfa, kuko Imana yahagaranye na Yeremiya. Imana iramutoranya mu muryango wawe kugira ngo aze abe umuhanuzi w'amahanga. Reka ngomeze some. Ntago umuhamagaro ukurimo wapfuye, ntago umuhamagaro ukurimo Imana izatuma uceceka, ntago ikikurimo ntawe uzagipfundikirana. Haleluya. ntawe uzagipfundikirana. Iki Imana yaguhamagariye kizasohora. Uburyo Imana ishaka kugukoresha bizakoreka, aho Imana ishaka kukujyana bizagerayo, kuko Yeremiya nawe byamubayeho, kuko niwe watangiye kwihamiriza aravuga ngo nakumenye nyiri uruso. Nuko Imana yamubwiye. Imana irakuzi rero, Imana yaguhamagaye irakuzi. Aho Imana yagusanze urahazi nawe, yagusanze bitoroshye. Abantu bari baragutaye, abantu bari bazi ko nta kintu uzavamo, abantu bari bazi kuri ikintu kidafite umumaro, umuryango wawe rakuvuyeho. Haleluya. Ariko Imana ikugarutseho ubwa kabiri. Abantu bari bazi yuko wowe wananiranye, abantu babonye Imana itangira kugukoresha, bari bazi ko umuhamagaro wawe naho uzagera. Haleluya. Wahanuriye umuntu umwe baraseka, wahanuriye wa kabiri barakwekwenuza, wahanuriye wa gatatu. Imana irashaka kugukoresha mu buryo butangaje ndetse buteye ubwoba. Uko Imana yakoresheje umugabo niko na Imana igiye kugukoresha. Reka dukomeze tujye ku murongo wa 6. Yeremiya atangiye ashiraho inzitizi, atangira gusobanurira Imana. Haleluya. Ntushyiriraho Imana inzitizi, kuko iguhamagaye uko nguko. Emera iryo nduko nguko. Ijambo ry'Imana ryasanze Gideyoni mu bacamanza. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana ryasanze Gideyoni iramubwira ngo Gideyoni we, genda uko imbaraga zawe zingana. Haleluya. Aravuga ngo se Uwiteka we, ni gute ngewe wamamagara mu muryango wa Manase? Cyambere nitwe batoye, nitwe muryango uciriritse, nitwe bakene, nitwe tudashoboye, ntabwo nize, ndadidimanga. Ibyo ni nzitwaze tujya dushyiraho nk'abana b'abantu. Mose nawe izo nzitwaze yarageze imbere y'Imana, aravuga ati Uwiteka ni gute wambwira ngo ninyobora ubwoko bw'Imana, kandi urabizi ko ndidimanga? Imana iramubwira ngo Mose we, yego ndabizi, ariko ni ngewe ugutumye kandi ngewe uvuganye nawe. Haleluya. Utitaye ibyo wanyuramo mwene data, utitaye ibyo wakora byose, Imana yo mu ijuru niyo yaguhamagaye. Utitaye ubukene unyuramo, utitaye ubutayu nubwo abantu batakumva, ariko Imana irakuzi. Emera Imana igukoreshe, emera Imana igukoresha, wishyira inzitizi ku buzima bwawe. Niyo mpamvu natanya mbwira ngo Imana irakuzi. Irakuzi iby'inyuramo, irakuzi izi uburyo ishaka kugukoresha, izi uburyo ishaka kugira ngo ikugirire neza. Ku murongo wa 6 reka dusome ku murongo wa 6. Nuko ndavuga ni nyamuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga ndi umwana. Ayo magambo ajya babaza Imana cyane, ariko uko niko kuri kwari mu mutima wa Yeremiya. Ni nabyiza kuvuga ukuri nk'ukuri. Nicyo Imana idushaka ngo tujye imbere y'Imana twiyambure nk'uko turi. Yibwira uwuriwe, yibwira your weakness, yibwira intege nke zawe zose. Ukumeze Imana irakuzi, kuko ntago ushobora kwitwikira imbere y'Imana. Imana irakuzi. Icyo nakundiye umugabo arangije abwira Imana, arayibwira ngo Uwiteka we, ndi umwana ntabwo nzi kuvuga. Umva amagambo yabwiye Imana. Nuko ndavuga ni nyamuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga ndi umwana. Ariko Uwiteka ku murongo wa 7 aramubwira ngo, ariko Uwiteka aramubwira ati wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga,
kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Ntukabatinye kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga. Yesu ashimwe cyane. Mwene data, emerera Imana igukoresha mu buryo bwayo ishaka kugukoresha. Uyu mugabo w'Imana nawe Imana imaze kumusanga imubwiye ngo nyamara ngo uhamagara umuhamagaro ukomeye, ngo uhamagara umuhamagaro utoroshye, ngo uhamagara umuhamagaro w'ubuhanuzi. Ubuhanuzi ni ikintu gikomeye cyane. Hari ibyo uhanura bigatinda gusohora, hari ibyo ubwira umuntu ntabyumve, hari ibyo ubwira umuntu ntashobora no kubyingingira ngo abisengere, ngo ajye mu musozi asenga Imana avuga ati Uwiteka ibyo wavuganye nanjye, ahubwo agasigara inyuma y'itutuma avuga ngo wa mahanuzi ibyo yahanuye ntago bisohora, akegera mu byo yishakiye, akegera mu biyobyabwenge, akibagirwa gushaka Imana, akigira bize, ariko akibagirwa ko ari Imana yavuganye nawe. Uyu mugabo Imana yamuhamagariye umuhamagaro udasanzwe, umuhamagaro ukomeye cyane. Ntago nzi uko ubuzima bwawe. Arangije atanga excuse, nta nubwo yarasobanukiwe umuhamagaro ukomeze, ariko Imana ari zinzitizi azahura nazo, Imana yari zahanu zamunyuza. Arangije atanga impamvu, aravuga ati Uwiteka ndi umwana mutoya. Imana iramubwira ngo ya wivuga kuri umwana muto, ntabwo uri muto, ntabwo uri mutoya, ntabwo uri mutoya nk'uko ubitekereza. Nawe ndagira ngo mubwire ngo nk'uko ubitekereza ngo uri mutoya, nk'uko ubitekereza ko bitashoboka, nk'uko ubitekereza umuhamagaro ufite urabona ari munini, ariko ugashaka uwagufata ukuboko, ugashaka uwaguhagurutsa, ukabona nawe umva ijambo ry'Imana uko rivuze. Imana yabwiye Yeremiya iramubwira ngo witinya, ni njye ugutumye kandi ndi kumwe nawe. Reka kuvuga ngo ni umwana mutoya, kuko icyo nshaka kuzavuga nicyo uzavuga, kandi ubwoko ngo utumyeho burakomeye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Aha Imana ishaka kukugeza, Imana ishaka kugutumaho bashobora kuba ari abantu bakomeye, kandi wowe ukibona yuko uciriritse. Iki Imana ishaka kugukoresha, ishobora kugukoresha kunyura mu bantu baciriritse, kandi wowe ubona uri umuntu uri hejuru cyane, ariko Imana ikagutuma muri babandi batagaragara, babandi badasobanutse, babandi utekereza ko bitakunda. Emera, manuka, genda hahandi Imana gushaka ko uyikorera. Yesu ashimwe cyane. Umuhamagaro ni ikintu gikomeye cyane. Imana iramubwira ngo wivuga kuri umwana muto, ntabwo uri umwana. Nawe uribona ukabona uri umwana, nawe uribona uburyo Imana yavuganye nawe. Haleluya. Hari abantu baba bafite nzay'Imana, undabiza aho wicaye aho ngaho, aho ugenda hari ibyo Imana yavuganye nawe, hari amasezerano y'Imana wicaranye, hari umuhamagaro w'Imana ishaka kugukoresha. Wowe uribaza ukavuga ngo mbese ngewe byagenda gute, ko nta muntu ufite ushyigikira, ko nta muntu ufite wangeza runaka. Wenda n'urugero Imana yavuganye nawe yuko izakugeza no kubakomeye, urabyicaranye uravuga ngo mbega ni gute ngewe byakunda. Uribona ko uri umwana mutoya. Ntabwo ari wowe wa mbere mwene data, ntabwo ari wowe wa mbere inshuti yanjye, ntabwo ari wowe wa mbere mukozi w'Imana. Oya, iby'Imana yakubwiye irakuzi no kubikora, izabikora. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo w'Imana atanga impamvu, nk'uko tujya dutanga impamvu. Imana ikakubwira ngo fata garderobe yawe, yitera urugendo ufashisha umukene, ukavuga ngo mbese Uwiteka ndasigaye nambara ubusa. Imana ikakubwira ngo fata stoke yawe, ugende ugaburira abashonje. Imana ikakubwira ngo genda ufata umwana w'imfubyi. Imana yirengagije ibyawe, ukabona n'ibyawe n'abawe nibikunda, ukabona nawe ntabwo bivamo. Haleluya. Ujye ubona umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe. Ijambo ry'Imana Yeremiya riravuga ngo ishyaka ry'Imana rimbya mu nda. Haleluya. Iby'Imana ishaka gukora muri wowe bijya bikurya mu nda, bikagurumana, bigatuma utiyumanganye. Niyo mpamvu Imana itabivaho. Haleluya. Ukibagirwa ugafata n'akagafu kanyuma ukajya kugaburira wa mukene. Inshuti y'umusaraba, ndabivuga nawe bisobanukirwa. Umwuka w'Imana nagutazurire, nakujyane neza mu mugambi w'Imana, nakujyane neza mu cy'Imana yaguhamagariye. Haleluya. Wenda wowe Imana yaguhamagariye kugaburira abakene, wenda wowe Imana yaguhamagariye kwambika abababaye, Imana yaguhamagariye kuvugira babandi batavugagirwa. Haleluya. Babandi barenganya, bafite ababarenganya, babari hejuru barabarenganya, barabatsikamiye, ariko wowe Imana yaguhamagariye muri iyo birahuri, muri akakozeho wicaye kawe. Yesu ashimwe cyane. Nicyo cyatumye kugeza muri iyi ntebe, inshuti y'umusaraba. Nicyo cyatumye kugeza aho hantu wicaye, nicyo cyatumye guhaho ku kazi. Ni ukugira ngo urenganire babandi batagira kivugira, ni ukugira ngo urenganye babandi barenganwa, ni ukugira ngo Imana ikugirire neza muri ubwo bwami. Umuhamagaro wahamagaye urawusobanukiwe inshuti umusaraba. Reka gutanga inzitwazo rero, reka kuvuga ngo byava he. Ndagira ngo ngumare mu ngenge. Imana yasanze uyu mugabo w'Imana, Imana yasanze Yeremiya, ariko uko mbivuga umwuka w'Imana kwinjija kujyane, umwuka w'Imana gusobanura n'iki Imana yaguhamagaye kurenganura abarengana, yaguhamagariye kwambika abakene, yaguhamagariye kugaburira abashonje, yaguhamagariye iki? Yaguhamagariye gusengera bene data. Hari igihe Imana yaguhamagara ikakubwira ngo byuka ujye usengera abandi kandi wowe utirebye. Uwo nawe ni umuhamagaro.
Imana ikakubuza amahoro ku bwanjye, Imana ikakubuza amahoro ku bwa runaka, Imana ikakubuza amahoro ku bw'itoro runaka. Haleluya. Ibyo ni ibintu bijya bimbaho cyane mu buzima bwanjye. Imana ikakubuza amahoro ku bw'itorero Kanani, Imana ikakubuza amahoro ku bw'itorero CANAAN Temple, Imana ikakubuza amahoro ku bwa Restoration Church, amatorero menshi atandukanye. Kubera impamvu runaka Imana ishaka kugira icyo ikora, ikakubwira ngo byuka usenge. Uwo ni umuhamagaro. Yeremiya Imana yamuhamagare guhanura. Haleluya, haleluya. Ariko twese ntabwo tuzaba abahanuzi, ariko irimo kuvuga, irimo kurema ubuhanura. Ndagira ngo tumanuke hepfo, ntabwo shaka kuhatinda, ariko ndagira ngo ubwira ngo ukureho inzitizi ureba, ukureho inzitizi zivuga ngo ninde wamagurutsa, ninde wamumwanya, ninde wamijambo, ko ntawe usobanukiwe. Oya, igihe nikigera Imana izagusanga, Imana izaguhagurutsa, Imana izaguha umwanya, Imana izakuvuganira, Uwiteka azaguha umwanya, Imana izaguha umuntu. Yesu ashimwe cyane. Wa mwana wambaye ubusa ubwo Imana yaje yahageze nyine, wa muvandimwe, wa muturanyi, wa wundurira, wa wundi udafite gihozwa, muhoze, mwiyegereze, mushyire mu gituza, mubwire ngo humura, komera. Ni umuhamagaro wa n'ubonye yambaye ubusa, niba ashonje mugaburire. Yesu ashimwe cyane. Aho uri muri biro, muri ako kazi kawe, niba ubonye urengana kandi ubizi karengana, murenganure. Kandi ufite ubushobozi, nukuvuga ngo Imana aho niho yagushyize kugira ngo ugire icyo ukora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka tugere rero ku murongo w'8. Niho yamubwiye ngo ntukabatinye kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Niko Uwiteka avuga. Ntukabatinye kuko ndi kumwe nawe. Ntihakagira icyatuma udakorera Imana. Umuhamagaro wawe ntihakagira icyatuma ugira upfunwe. Oya, Imana ni kubwira ngo genda ushake wa muntu uri hasi wanyuma. Haleluya. Byemere Imana igukoreshe, byemere Imana ibikore. Haleluya. Witinya ngo ndi boss, ngo mfite imodoka. Oya, ntacyo bitwaye. Genda uparike, niba utanahafite yisiga mu rugo, fata moto, ariko ukora icyo Imana ikubwiye. Haleluya. Uyu mugabo w'Imana, kuko Imana yamuhamagara ubuhanuzi bukomeye, Imana ngo ashaka kumutuma kujya guhanurira igihugu, guhanura amahanga. Turajya kumanuka tubisomaho hepfo. Imana yambwira ngo naguhamagariye, nagutoranyije, nakurobanuye, nakurinze cy'uru rusoro mu nda ya nyoko. Haleluya, haleluya. Kugira ngo uzabe umuhanuzi w'amahanga, kugira ngo aho hantu wicaye nawe ugira icyo wakora, ugira icyo warema. Hanurira ubuzima bwawe, hanurira umuryango wawe, hanurira abana bawe, hanurira abo muvindimwe, hanurira abo mukorana, hanurira ako kazi kawe, hanura muri iyo ministeri ukoreramo, hanura muri iyo business yawe urimo, hanurira itorero. Gira icyo uhanura, gira icyo urema. Haleluya. Gira icyo urema ku bw'izina ry'Imana, gira icyo urema kubw'umuhanuzi, ndetse gira icyo urema kubw'ubuhanuzi uri mu buzima bwawe, bitewe n'umuhamagaro runaka. Ushobora guhanura ubuzima bwawe, ushobora guhanura ibyananiranye, Imana ikabikora. Hari icyo Imana ishaka gukora ku buzima bwawe. Ku murongo w'8, Imana yambwira ngo ntutinye rero kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Niko Uwiteka avuga. Ku murongo wa 9, Uwiteka ahera ko arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Haleluya. Uwiteka Imana nyiringabo nicyo mwifuriza, nakore ku kanwa kawe, nakore ku rurimi rwawe. Mwuka w'Imana niyinjire, nagere ku buzima bwawe. Numara gusobanukirwa umuhamagaro wawe, numara kumenya yuko Imana ikuzi kandi gusobanukirwe, niyo mpamvu utazahirwa n'ukwepa Imana, niyo mpamvu utazabona umugisha n'utumvira Imana, niyo mpamvu utazatuza mu by'Imana itagushakamo. Ntabwo uzatuza, nta mahirwe uzagira muri byo, ahubwo uzaturiza mu mugambi w'Imana, uzaturiza mu bushake bw'Imana. Ku murongo wa 9 arajya avuga ngo ukuboko k'Uwiteka kunkora, ankora ku munwa. Imana nigukoreho, Imana nikore ku munwa wawe, Imana nihumura amaso, nikwereke n'iki ishaka kugukoresha, Imana nikwereke umuhamagaro wawe, Imana nikwereke ibyo ugomba gukora, Imana nikwereke bizwi uzengurutse. Ni ibiki ugomba kwingingira, ni ibiki ugomba gusengera, ni ibiki byakubyutse ijoro. Imana nigusobanura umuhamagaro wawe, mwuka w'Imana nakore ku rurimi rwawe. Ku murongo wa 9, Uwiteka ahera ko arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Haleluya. Nshyize amagambo mu kanwa kawe. Imana ibwira Yeremiya ngo nshyize amagambo mu kanwa kawe. Erega ndagira ngo mbwira ngo ibyo ugiye kuvuga ntabwo ari ibyawe. Erega ubu nanjye ibyo mvuga ntabwo ari ubushake bwanjye, ntabwo ari njye nanjye nakabaye mfite ibindi nigiramo, ariko Imana ni umugambi w'Imana, ni umuhamagaro w'Imana. Ntabwo nari gutuza, ntabwo nari guceceka, naravugana nawe amagambo nagombaga kuvuga. Ntabwo nari kuryama ngo ngubwe neza, ntabwo nari gutembera uyu mujyi, ntabwo byari kunkundira, ntabwo nari gutuza, kuko ijambo ry'Imana niko rivuga ngo ishaka ry'Imana rindya mu nda, umurimo
wa data urandya mu nda, oya ntago byari gukunda, ntago nari kwigira bize ngo bikunde, ntago umwuka w'Imana ari kunyemerera. Ariko ijambo ry'Imana arambwiye ngo umwuka w'Imana mugeraho, aramubwira ngo amuha amagambo yo kuvuga, aramubwira ngo nguhaye amagambo rero tangira uhanure. Imana iguhaye amagambo, witinya wibatinya, babwira iki Imana ikubwiye gukora gikore, iki Imana ivuganye nawe kivuge gikore, muri karisiye kivuge mu itorero ry'Imana. Wivuga ngo amatorero ngo arafunze, ngo umurimo w'Imana ntago wahagaze mu by'ukuri, ngo umugambi w'Imana ntago uhagaze ku buzima bwawe, umuhamagaro ntago uzigera uhagarara. Nta muntu uzaguhagarara imbere, nta muntu uzagufata mikoro ngo akubuze kuvugira Imana, ntibishoboka. Yaba ukomeye yaba woroheje, ntawe uzaguhagarara imbere igihe k'Imana iyo kigeze. Ntawe uzakwima mikoro mwene data, Imana izaguha mikoro, uzayivugira, uzayikorera. Humura, ndagira ngo ubwira ngo ukuboko kw'Imana kuri kumwe nawe, ariko wikwiyobagiza, wikwijijisha, wijya mu by'Imana itagushakamo. Nawe urawuza umuhamagaro w'Imana, nawe utabizi niko ngusengeye aka kanya. Umwuka w'Imana nabitazure, umwuka w'Imana niyagure n'iki kiri muri wowe, niyagure n'iki cy'Imana ishaka kugukoresha. Wikwigana runaka, wikwigana umushumba wawe, oya ahubwo senga, uvuga ngo Mana n'icyo ushaka ko nkora nanjye, n'icyo ushaka ko nageraho, n'icyo ushaka ko nakora muri ubu bwoko bwawe, mu itorero ryanjye, mu rugo rwanjye, mu bana banjye, ku muturanyi wanjye, muri societe, mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Yesu. Niwo muhamagaro Mana umaye. Imana iramubwiye ngo nguhaye amagambo. Reka dusome umurongo wa 10. Aha niho Imana yatangiye gutazura kumubwira ngo dore rero icyo nguhamagaye. Haleluya, dore icyo nguhamagariye. Amina, haleluya, haleluya. Imana imaze kumukora ku munwa, Imana ni gukore ku munwa mu izina rya Yesu. Imana imaze kumuha amagambo, ntago Imana yagutuma ngireke kuguha amagambo, ntibishoboka, ntibigomba kubaho. Iyo umuntu igihe cyose ahamagaye agahabwa misiyo, agomba guhabwa ibishoboka byose. Imana nayo yamuhaye amagambo Yeremiya, imuha amagambo, iramubwira ngo dore rero icyo ngubwiye kugukora, dore icyo nguhamagare kugira ngo ukore. Ku murongo wa 10 niho yatangiye kumubwira ngo dore ngushyiriyeho hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abantu, kurandura, gusenya, kurimbura, no kubaka no gutera imbuto. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nababwiye ngo umuhamagaro Yeremiya ntago wari woroshye ku buzima bwe, ntago wari umuhamagaro woroshye. Wenda we ushobora kubiguhamagariye gusenga, nabyo ntago byoroshye, kuko hari Imana yakubwira ngo iri joro ntago uri buryame, kuko hari Imana yakubwira ngo iki cyumweru cyose ntago uzarya. Hari igihe wava muri 40 mwuka w'Imana akubwira ngo komeza usenge. Igihe cyose umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe ntago uba woroshye, kubera yuko bigendana n'ubushake bw'Imana. Hari Imana yakubwira ngo tanga ibyawe, hari Imana yakubwira ngo vidura ibyawe, hari Imana yakubwira ngo sohoka muri iyo nzu, hari Imana yakubwira ngo rekura. Kuko umuhamagaro w'Imana wowe ukabubereho kurekura, wowe ukabubereho gutungisha abandi, wowe ukabubereho kubera abandi umugisha, wowe ukabubereho gushyira abandi fondation. Ariko Imana yaguhamagaye. Yesu ashimwe cyane. Imihamagaro ni myinshi. Uyu mugabo w'Imana nkuko nababwiye ntago umuhamagaro wari woroshye bene data, ariko hano ku murongo wa 10 niho Imana yamubwiye neza icyo umuhamagariye. Wambwira ngo se ko ndimo gukubitika, wambwira ngo ko ndimo kunyura mu buntu, ubi no kuvuga ngo ibingibi nabyo hari by'Imana ishaka kugira ngo inkoreshe. Yego urabinyuramo, n'uruganda. None se Imana yagukoresha mu byo utahagazemo, mu byo utahamirije abantu? Oya, ntago bigomba kubaho. Ugomba kubanza ukabinyuramo nyine, ukabwira abantu umubabaro, ariko ugasoza ukavuga uti nabonye kugira neza kw'Imana, nabonye Imana ihanagura amarira. Haleluya. Narakenyengera kuri wa munota wa nyuma, ariko mbona Imana itungisha. Haleluya. Abantu barahari, ubuhamya burahari, abantu bajya bahamiriza Imana. Umuntu akavuga ngo naratawe. Murabizi abantu benshi bajya buduhamya iyo tugeze mu kwezi kwa 4 n'ubu ndetse na nubwo kwa 4 ibihe byose. Umuntu akakubwira ngo Imana yaranabaye yankuye mu mirambo. Nukubera iki Imana barakunyije ahantu kugira ngo uzavuge ngo Imana yonyine ne yankuye aho hantu. Umurongo wa 10 rero, umurongo wa 10 hatangiye kumubwira ngo dore ngushyire hejuru y'amahanga. Haleluya. Dore ngushyiriye hejuru y'amahanga y'ibihugu n'ubwami, kurandura, gusenya no kurimbura. Imana itangira kumubwira Yeremiya rero umuhamagaro ntago woroshye, ntago ari umuhamagaro wo kwisetsa, ntago ari umuhamagaro wo kwibyoshya, ntago ari umuhamagaro w'ibyubahiro, ntago ari umuhamagaro runaka, ahubwo nguhamagariye kurandura. Numbaze ntago nzi ibyo yaranduraga, ntago nzi byari muri icyo gihe cya Yeremiya, ntago nzi by'Imana muhamagare kurandura, ariko byari bihari. Yesu ashimwe cyane. Nukuvuga ngo hari ibintu byari byarabayeho, byarameze ibishitsi, bifite imizi, byararanze, byarageze hasi. Yesu ashimwe cyane. Ariko Yeremiya icyo
gihe mu kuvuka kwe Imana ibona ko nta wundi uzabishobora ni Yeremiya. Niyo mpamvu yarinze ya mbuto ya nyina ikiri mu nda ya nyina. Haleluya. Imana yabonaga ko nta wundi uzabikura. Hari ibintu rero misiyo yawe, umugambi w'Imana ku buzima bwawe, wibutekereza ko mu bandi bana bawe wabyaye wenda bashobora kubikora. Oya, wowe ni wowe. Imana irashaka wowe. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ari umushumba hari icyo yahamagariwe, umuvandimwe hari icyo yahamagariwe, uwo mukorana muri protocol, uwo mukorana mu nzu y'Imana hari icyo yahamagariwe, ariko wowe hari ibyo bigutegereje. Hari abana babaye ku gihe Yeremiya, ariko Imana yashatse ko ari uzaza karandura. Imana yamubwira ngo naguhamagariye kurandura, naguhamagariye kubika, naguhamagariye gukuraho, naguhamagariye gusenya, naguhamagariye gukubita hasi. Imana imuhamagarira kurandura. Ntabwo nzi byari muri icyo gihugu, ntabwo nzi byari mu muryango we, ntabwo nzi byari aho hantu ibyo yagombaga kurandura, ariko Imana amubwira ngo naguhamagariye kurandura. Mwene data nkubwire, reba icyo Imana ikubwira kurandura. Reba iby'Imana ikubwira kurandura. Hanura, randura ku buzima bwawe, randura mu muryango wawe, randura mu itorero, randura mu gihugu. Hari ibyo nawe ubona amaso yakwereka, ukabona yuko hari icyo ukwiye gukora. Hari iby'Imana ikwereka mu baturanyi, ukabona yuko ugiye kurara isiro ryose usenga. Hari iby'Imana ikwereka mu baririmbyi muririmbana, ukabona uburyo Satani ashaka kubapfapfanya. Hagura ubujyanama, mwegere mwene so, mubwira uti ibi bigomba guhindura. Haleluya. Kubera yuko Imana imaze gukora ku Yeremiya, kubera yuko Imana imaze kumuha amagambo. Haleluya. Wibuke neza Yeremiya Imana imaze kumuhamagara, yamuhaye umuhamagaro, yamuhaye icyo gukora, yamuhaye misiyo. Irangije ngo ibanze imukora ku munwa, irangije ngo umuhamagambo, iramubwira ngo genda urandure. Naguhamagariye gutera, naguhamagariye kurandura, naguhamagariye kubika, naguhamagariye gukuraho, senya ubwami bwa Satani, randura ibicaniro bya Bayali, kubita hasi, kuraho imyemere itari myiza. Gira ibyo urandura mu muryango wawe. Hari ibyo ubona nawe bitameze neza, ese wowe ubonye ugubwa neza, ese wowe ubonye urishima, ese wowe ubonye urasinzira. Niki cyatuma ugubwa neza? Mwene Salima nabi. Niki cyatuma ugubwa neza kandi mwene data atameze neza? Niki cyatuma umeze neza kandi mwene so atameze neza? Nawe bibona kuki byatuma uhinduranya kandi mwene so yambaye ubusa? Niki cyatuma urya ugashisha kandi mwene so asonza akabwirirwa kaburara? Mwene data wabisobanukiwe neza. Ijambo ry'Imana Yeremiya amubwira ngo randura, 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 randura. Icyo ubona kidakwiriye kirandura. Imana iramubwira ngo naguhamagare, nagushyire hejuru y'amahanga. Umva, Imana iguhamagariye kugushyira hejuru y'ingibyo biri hejuru yawe. Ibyo ubona yuko byagukandamije. Haleluya. Ibyo ubona yuko byagukandamije, ibyo ubona yuko biri hasi yawe, Imana iguhamagare kugira ngo ujye hejuru yabyo. Yesu ashimwe cyane. Ibyo ubona yuko biri hejuru yawe, mbese byakwicariye ukaba utaboneka, nta jambo ufite, ntacyo kivuga, amarira ni yose, umubabaro ni wose, agahinda ni kose, urabona nta nzira, urabona nta nzitiza. Ariko Imana iravuze ngo yahamagaye Yeremiya, niko nawe iguhamagare kugira ngo nawe ibyo ubona byari byarakwicariye ubirandure. Noneho we nta nubwo ari ukubyicarira, ntabwo ari ukubishyira munsi y'ikirenge cyawe, ahubwo ni ukubirandura rwose. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Kuko Imana ntabwo yamubwira ngo genda uteme, ngo genda ukupe. Oya, Imana yamubwira ngo genda utsembe, genda urandura, jya mu mizi neza. Haleluya. Jya muri bya bindi byo mu gisekuru, jya muri karandi uranduye. Hari ibyo ubona mu miryango wawe. Yesu ashimwe cyane. Bene so bapfuye urupfu rubi, bari mu nzoga, baradandabirana. Yakaba yari umugabo ukomeye, yakaba yari umuntu ufite ahageze n'umuryango we, ariko Satani yaramwanje. Jya muri karande, randura. Imana yamuhamagariye kurandura. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana yamuhamagariye kurandura, Imana yamuhamagariye kurandura. Imana ni guhumura amasorero, Imana ni tumurandura. Ntabwo nshaka kurambirana bene data, ariko iri jambo ry'Imana ni ijambo ry'ubuzima bwanjye, ni ijambo ngenderamo, ni ijambo nogamo, ni ijambo nsengeramo ibihe byose. Iyo muye nicyo ndashaka nakibwira, ni ndakurandura mu izina rya Yesu. Nawe Imana ihumura amaso, utangire kurandura indwara za karande mu buzima bwawe. Ni ibiki birimo bigenda mu muryango wawe? Abantu barimo barapfa, umuryango murashingura buri munsi. Hari n'abandi ngo baremye imva ngo zo z'imiryango bazajya. Ni kubera iki? Randura urwo rupfu, rukuraho umuryango wawe. Umaze kumera neza, umaze kugubwa neza, aho yakaba yagira umumaro, atangira agafatwa akarwara. Iyo ndwara yishe runaka niyo yishe na runaka, yishe mukuru we, yishe na murumuna we. Uri umukobwa, uri mu muryango, muri bangahe, mumaze kuba bangahe, muragerekeranya, ntawe ushakwa, ni muri babi. Yesu ashimwe cyane. Muri no munsi y'Imana, ariko randura. Imana irashaka ngo urebe icyambere, Imana igukore ku maso usobanukirwe.
usobanukirwe ntabwo ugombye gusinzira, ntabwo ugombye gutuza, ntabwo ugombye kureba ku ruhande wikwirengagiza. nagira ngubwira ngo umuhamagaro wawe wiwitiranya na runaka kuko ari mukuru wawe, kuko ari muvandimwe, kuko ari papa ari mama wawe, oya. ndetse n'umushumba ugushumbye umuhamagaro yahamagara ntabwo ari wo wawe. umuhamagaro wanjye ntabwo ari wo mugabo wanjye, umuhamagaro wanjye ntabwo ari w'abana banjye bazagira. ibyo ntabwo ari ibintu turaga, ibyo ni ibintu bihabwa n'Uwiteka Imana. nakubwiye ngo Yeremiya hari abana benshi babaye ku gihe cye, ariko Imana itegereza yuko we avuka muri icyo gihe kugira ngo agire ibyo arandura mu muryango we. niwe Imana ashatse gukoresha. Imana yaguhaye agakiza mu muryango wanyu, wenda wisanze ari wo wa mbere, biracika. Yesu ashimwe cyane, haleluya. nzagaruka nzabibabwira ubutaha, haleluya. nzabibabwira icyo gice. Yesu ashimwe cyane. ariko Imana irashaka kugukoresha ite? Imana irashaka kuvuga iki ku buzima bwawe? Imana irashaka gukora iki mu muryango wawe? sobanukirwa neza rero. ku murongo wa 10 harandyohera cyane iyo mageze mba numva ntatuza. dore ngushiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Yesu ashimwe cyane, haleluya. kandi nurandura, Imana yamuhaye ibintu bibiri. yamubwiye ngo haye inkota yo kurandura ndetse n'inkota n'isuka yo gutera. Yesu ashimwe cyane, haleluya. umenye ngo icyo uranduye ugomba no kubiba. Yesu ashimwe cyane. niba ari urwango mu muryango wanyu, niba ari kutumvikana mu muryango wanyu, niba ari kudahuza, ibyo ngibyo birandura ku buzima bwawe. niba ari ibyo ubona, ni ibiki ibyo ubona ukwiye kurandura, ni ibiki? niba ari iby'ingeso mbi, tangira uvuga ubutumwa, tangira ubibi neza, tangira ubiba amahoro, tangira ubibi rukundo. Yesu ashimwe cyane. randura urwango mu buzima bwawe, randura urwango mu bavandimwe, rurandure. Yesu ashimwe cyane. injira mu itorero, ni ibiki bitameze neza, niba ari uguhugura hugura, niba ari gusenga senga, niba ari amasengesho yafate, kuko umuhamagaro wawe ugomba kujyana n'ibyo urimo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane, haleluya. niba Imana yaraguhaye umuhamagaro wo gushyigikira, shyigikira. niba ari gushyigikira itorero, rishyigikire. niba ari mushuba, mushyigikire. niba ari mwene so, mushyigikire. niba ari uwo mukorana mu kazi, mushyigikire. niba ari inama y'umugira, umuhamagaro uratandukanye. ushobora kudafata Bibiliya, ariko Imana yaraguhaye umuhamagaro wo guhagarana na bene so. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Imana ikaba yaraguhaye amagambo yo gukomeza bene so. Imana ikaba yaraguhaye amagambo y'ubujyanama. mwene si yakwegereye mubwira iki? wo nawoga n'umuhamagaro. mwene si yakwegereye wo mukora iki? nawo n'umuhamagaro. rega iyo akubwiye ngo byacece, wo wumva iki? wo ubona iki? ibyo nawo n'umuhamagaro ukomeye ku buzima bwawe. ndagira ngo rero ngufashe kubw'ijambo ry'Imana. iki Imana iguhaye muri kino gihe, yego ushobora kumbwira ati sindi umuhanuzi, yego ushobora kumbwira ati sindi butumwa, yego ushobora kumbwira ati ntago ndi iki ngiki, ariko Imana ikaba yaraguhaye amagambo yo gukomeza. mwene si umwumvishe, umubwira iki? mwene si yakubwiye aje kuganarira, umuhanagura amarira, uramuhumuriza, cyangwa urambwira ngo byacitse. ese mwene si yakwegera umugire ihe nama, wo nawo n'umuhamagaro. umuhamagaro wo guhumuriza, haleluya, haleluya. umuhamagaro wo gukomeza bene so, umuhamagaro wo kumukomeza mu rugendo, ukamubwira ngo wabishobora. nibura umugore mugenzi wawe akakwegera akakubwira ati wanjye birakomeye mwene data, uwo muhamagaro Imana ni uguhe mu izina rya Yesu. wubakira abandi bagore, ubakomeze, wubakira izindi ngo zikomere, ubahumuriza, ubabwira ngo birashoboka, umubwira ngo birashoboka kandi wakubaka, umubwira ngo Imana y'Isiraheli yakugirira neza, umubwira ngo birashoboka kandi Imana yabishobora, umubwira ngo ihangane. ariko yikwegera umubwira ngo biracitse, wikwegera umubwira ngo fata ibya ufunga ivarisi. ntabwo ari wa muhamagaro ukwiriye. umuhamagaro no kumbwira ngo tuza mwene so mukobwa, mugenzi wawe, inshuti yawe, mugenzi wawe mukorana mu kazi, ahuye n'ikibazo, arahungabanye, araje arakubwira ati nabigenzane. wowe wituza ikibazo cyo kitarakemuka, haleluya. wituza atarava hahandi. Yesu ashimwe cyane. niba kwegere, tanga amagambo y'ubuzima, tanga amagambo y'ubuzima. ijambo ry'Imana tubwira ngo nitubwira abantu bihumuriza imitima, wimukomeretsa, wimubabaza, wimuhungabanya, gira ubwenge. Yesu ashimwe cyane. wimuzanira inkuru zitumufasha, nubwo bizi ko ari reality, nubwo bizi ko byamubaye, oya wibimubwira, nibimubabaza, nibimuhungabanya, ibyo wabibika, wabiceceka, ukamubwira ibimufitiye umumaro. Yesu ashimwe cyane. umuhamagaro ni munini. hari umuhamagaro wo gufasha bene data, hari umuhamagaro wo kubakomeza, hari umuhamagaro wo kubasengera, hari umuhamagaro wo gushumba impano z'Imana nk'uko dufite mu ijambo ry'Imana eshanu. hari umuhamagaro wo guhanura, ariko umuhamagaro ku buzima bwawe ni uwuhe? umuhamagaro umuryango wawe ni uwuhe? umuhamagaro muri society ni uwuhe? umuhamagaro muri ako kazi, muri office, muri iyo ministry urimo ni uwuhe? nshuti y'umusaraba, umuhamagaro ni uwuhe? reka kwigana abandi. sobanukirwa neza umugambi w'Imana ku buzima bwawe, sobanukirwa neza umugambi w'Imana. Yesu ashimwe cyane, haleluya. ntabwo nshaka gutinda bene data, ariko iki nicyo nashakaga kugira ngo nkubwire, niki Imana yanumye kugira ngo nkubwire, wisobanukirwe ku buzima bwawe, haleluya.
wisobanukirwa ku buzima bwawe. Ikintu cyo nashakaga kugira ngo wumve neza, menya neza umugambi w'Imana ku buzima bwawe, menya neza icyo kurimo, menya neza icyo Imana yaguhamagariye, gisobanukirwe, ugitindeho, utitaye ku nzitizi, ntawe uzaguhagarara imbere. Haleluya. Wivuga ngo ndi umwana muto, wivuga ngo ndi umukene, wivuga ngo sinabishobora, wivuga ngo unumye kuba komeye Uwiteka, wivuga ngo unumye ku bantu bandenze Mana, ntabwo nashobora kuhagera. Uwiteka ari kumwe nawe. Icyambere nagukore ku munwa, icyakabiri naguhamagara, icyakabiri nahumura amaso yawe. Yesu ashimwe cyane. Nusobanukirwa umuhamagaro wawe, ikimana ikubwiye gikore wituza, wisinzira. Nta mahoro uzabona utaragira mu mugambi w'Imana, ahubwo amahoro uzayagira neza umaze kugira mu kimana yavuganye nawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ndizera neza kubwa amagambo y'Imana tumaze kuganira, ntabwo narenza aha ngaha. Ubutaha tuzongera, nzagaruka nzababwira. Ariko ikimana iramubwiye ngo yandura ngushyiriye hejuru y'ibihugu n'amahanga. Imana igushyiriye hejuru kugira ngo urandure bya bindi. Nakubwiye ngo ntabwo kubwiye ngo kupa, ahubwo urandure uhereye mu mizi. Randura rwose utagize na kimwe usiga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Urandura ibyo bana bitameze neza, randura kubita hasi, randura indwara mu buzima bwawe, randura ubugumba mu muryango wawe, randura kugumirwa, randura ibidakuriye, bisenye bikureho. Nibiki bibinzitizi bituma useba, randura bwa bukene, randura karande, randura abazimu, bigirwa Mana. Waravutse usanga umuryango ukore bigirwa Mana, nabwo uyu munsi biracyafite ahantu bibahejeje. Yesu ashimwe cyane. Randura, jya ku rugamba, ambara intwaro rero z'Umwuka Wera. Imana iguhaye amagambo yo kurandura, nurangiza rero ubibe kandi utere. Haleluya. Imana yamuhaye udufuni tubiri, agafuni ko kurandura n'agafuni ko gutera. Imana amubwira ngo Yeremiya urandure, nurangiza utere. Arangiza aratera. Ndagira ngo utere amahoro, utere umugisha, utere kurama. Yesu ashimwe cyane. Urabizi mu muryango y'uwanyu ko nawe ugerama, nawe ujya urenza 40 n'ingahe, umaze kuzamuka avuye mu bukene, arapfa, Satani aramwica bakamushyingura. Ibyo nabyo birandure. Ni ukubera iki wasigwa riri nkokore, ni ukubera iki wabura gutabara kandi abantu bari bahari. Imana ritangiye gukora umugisha, ariko Satani yamara kubona tutumbye ageze aha. Ibyo nabyo burandura. Randura urupfu mu buzima bwawe, randura urupfu mu muryango wawe. Umwanza gutera ubwoba. Hari igihe utajya gutera mu muryango wawe, ujye ubibona no munza akakubwira ngo urapfa, akagushyiraho n'ukwezi n'itariki. Satani nibaringa arakubeshya. Yesu ashimwe cyane. Mwene data arakubeshya, nibaringa ajya ashyiraho ubuterabwoba, akakubeshya, akakubwira ngo mu kwa 12 nzagaruka, akakubwira ngo kwa 8 nzagaruka. Randura urwo rupfu rukureho, appointment z'abazimu n'abademoni zange, indwara za karande zikureho ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Uriza urarangije. Imana niguha umugisha rero. Imana niguha umugisha kandi gukoreshe mu buryo budasanzwe ku buzima bwawe, mu muryango wawe. Aya magambo aragutse muri ngewe, ntabwo nayavuga yose ngashireye, ariko reka ducumbikira aha ngaha. Ubutaha tuzagaruka. Ndagira ngo uhabwe umugisha n'ijambo ry'Imana. Ndabakunda kandi ndabanezerewe, nifuje kuvugana namwe. Imana ibaha umugisha cyane kandi Imana ibiteho. Reka dusenge Imana kubw'ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana nyiringabo atugirire neza. Reka twubahe Imana. Imana data ba twese ndagushimiye kandi ndaguhimbaje. Umukobwa wawe Mwami Yesu maze kuvuga icyo wavuganye nanjye. Mwami mbwiye ubwoko bwawe nyaguhara kungwa ibyo gusobanukirwa umuhamagaro wawe. Ndakwinginze kuko uri Imana ishobora byose. Uzi buri wese uburyo yahamagawe, uzi buri wese uburyo yakora Mana, uzi buri wese uburyo yahagara mu muhamagaro agakora neza. Mwene data ahagaze neza agakora mu muhamagaro we Mwami. Natabarwa mwene data yatabarwa, yagirirwa neza nyiringabo Imana. Wera wisenya guhora kungwa mwenda nsengeye Mwami, nsengeye ubwoko bwawe, nsengeye bene data, nsengeye abakozi bawe Mana, abo duhagaranye kwamamaza ubutumwa bwiza muri iki gihe. Girira neza buri wese, Mwuka Wera w'Imana. Humura abantu bawe Kristo w'i Nazareti, bahumure Mana. Buri muntu wese amanisho kumenya aho agomba guhagarara, kandi natinye duhe guhagarara, kuko ijambo rye rambwiye ngo wabwire muramubwira ngo witinya wibatinya, kuko ninjye ukuri imbere, ninjye uguhaye amagambo. Kristo w'i Nazareti Mana, duhe gushira amanga mu gihe nk'iki, duhe gushira amanga mu bamama Mana, tuvuga ukuri, duhe gushira amanga mu bakobwa, duhe gushira amanga mu bagabo, duhe gushira amanga mu gihugu cyacu Uwiteka nyiringabo Mana, kugira ngo umuhamagaro Uwiteka nyiringabo waguke ndetse ku buzima bwacu. Buri wese rero niyisobanukirwe Mwami, nubwo yabonaga bitameze neza, ariko reka imbaraga zawe zimugereho. Buri wese nubwo yabonaga bidasobanutse, akibwira yuko ahari wabivuyeho. Oya, uri Imana ikibigaruka, uracyabihagazeho. Iyo wavuganye nawe Kristo w'i Nazareti ntago wakinaga, ntago witeteraga Mwami, icyo wavugaga n'ubu uracyagihagazeho. Oh haleluya. Mwuka Wera w'Imana, ongera umusanga umuganirizo mu nzozi, ongera umwiyereka umubwira ngo rega ndi Imana yavuganye nawe kurya cyagihe, n'ubu nongeye kuvugana nawe mu ijambo ryawe. Mana ishobora byose nyaguhora ku ngoma we. Hagurutsa buri wese kugira ngo ahagare mu muhamagaro we neza.
uri Imana nziza kandi Imana yo kwizerwa. Ndagushimiye kuko umugambi we mwiza ku buzima bwacu. Icyo nabwiraga ubwoko bwa wavuganye ngo mbabwire ngo urabazi kandi uratuzi uradusobanukiwe. Nanjye uranze kandi urasobanukiwe. Buri wese uramuzi mwami, uburyo wamukoresha urabuzi, aho yahagarara urahazi, gapu yahagarara muri haza, aho ubona hari icyo urakizi. Mwuka wera w'Imana buri wese no mukoreshe mwami, ntawe uzaduhagarara imbere, ntawe waduhagarara imbere, kubera ko uri Imana iduhagarikiye, uri Imana idutumye. Reka buri wese rumugire neza. Ndagushimiye mwuka wera w'Imana, genda gire neza buri wese, hesha umugisha ubwoko bwawe Mana, baganirize kandi ubiteho. Buri wese arushaho kumenya umugambi w'Imana ndetse no kugira neza kwawe umwami Imana ku bugingo bwe. Urakoze kuduhaye umugisha mwami. Aya magambo tuyasomye mu gahe gato, ariko reka uyagure imitima y'abana b'abantu, aho baryamye basinziriye, aho bari muri zabire zabo, aho bagenda mu modoka, aho bakorera imirimo yabo. Buri wese natazukirwe, uwari warabiretse nasubire ku muhamagaro, uwari warabivuye icyo wamuhamagariye. Mwuka wera w'Imana wahamagare gufasha nafashe, wahamagare gusenga nasenga, wahamagare gutanga natange, wahamagariye mwami Imana kugira icyo akora nagikore, ntatuze naceceke mwami, kugira ngo mwami Imana itoro ryawe rigirwe neza, igihugu cyacu kigirwe neza, abaturanyi bacu bagirwe neza, abavandimwe bacu mu miryango. Hari ibyo tugomba kurandura, hari ibyo tugomba gusenya, hari ibyo tugomba kubika, hari ibyo tugomba gukuraho, hari ibyo turebesha amaso yacu, hari ibyo turambiwe turabiranduye. Buri wese muhereza ubutware, buri wese muhereza amagambo, narangiza atere. Mwuka wera w'Imana ndasabye mu izina rya Yesu, ushyira ubutware kuri rurimi rwe, ushyira ubutware mu kanwa kwe, ushyira ubudahangarwa ku buzima bwe. Natangira kuvuga bibe, natangira kurema biremeke, ibyo avuze bikoreke. Uherekeze iryo jambo Mana, kuko ari ijambo ryawe rikomeye, ijambo ry'ubuhanuzi, ijambo ryo gutera, ijambo ryo kurandura, ijambo ryo kubiba. Bikoreke kubw'ijambo ryawe. Ndagushimye kandi nguhaye icyubahiro. Urakoze yuko duhaye umugisha, urakoze yuko duhaye agahe keza, urakoze yuko duhaye umwanya wo kukuvugira ndetse no guhesha izina ryawe icyubahiro. Urakoze natuye amahoro n'umugisha muri bene data, reka bagubwe neza kandi bahabwe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Bene data mbifuje umugisha w'Imana, ubutaha tuzasubira. Imana ibaha umugisha, kandi ndabizi neza yuko ijambo ry'Imana rigiye kwaguka mu buzima bwawe. Ndabizi neza yuko guhera aka kanya ucyumva ijambo ry'Imana, hari ibintu umwuka w'Imana agiye kuganira nawe, hari ibyo umwuka w'Imana agiye kukuganiriza. Bimwe warabyibagiwe, ibindi uzikara amarangamutima yawe, ibindi wabikora gutabizi kara umuhamagaro ku buzima bwawe, ukabibona ubikora ariko utabisobanukiwe neza. Ariko ndahamanya n'umwuka w'Imana, uhereye aka kanya ucyumera kumva aya magambo, hari ibintu Imana igiye kwagura mu buzima bwawe. Igiye kugusanga mu nzozi, igiye kugusanga mu ijambo ryayo, igiye kugusanga mu buhanuzi, igiye kugusangana hatandukanye, ukubwira ngo uwo ni wo muhamagaro wanjye, iki nicyo nshaka gukora, iki nicyo nshaka kugenderamo. Imana igiye gutangira guhumura ubuzima bwawe, igiye kukugirira neza, igiye kuguha umugisha n'ibyo ukeneye kugira ngo ukore wa muhamagaro. Kuko buri mukozi wose abagomba kugira materials, hari materiel ukeneye kugira ngo uhagarare neza muri uwo buzima, kugira ngo uhagarare mu muhamagaro wawe. Ndabizi neza Imana igiye gukorana nawe, ndabakunda kandi ndabishimira. Imana ibahereze umugisha. Ndavuze ngo shalom shalom, ubutaha tuzasubira. Imana ibaha umugisha. Ndabakunda kandi bifurije amahoro y'Imana. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu.